ariko njyewe navuze ngo uyu munsi ndashaka umukristo. Njyewe byakozeho cyane, gusa ikintu cyashimishije kuruta ibindi bintu byose, Frank yakaririmba nashyira televiziyo yanjye mvuye mu kazi nkanywa inzoga, ariko nashyiramo indirimbo za Frank nkafasha, byafasha cyane. Ariko uyu munsi ndifuza yuko yaririmba indirimbo ndi kumwe nawe hano. Simba basinze mbere ubu kuvuga ko matarabwiza nabwo Imana ndabwira ngo mana iki gisimba ni igigeri bari gutera kigira impinduka muri kino gitera. Amen. None murakoze neza. Amen. None mureke tumwatuze, nitumara twese tumurambureho, tumurambureho ibiganza, abize bamutunge ibiganza, hanyuma tumwature imbaraga z'Imana. Kubera ko iyo umuntu akijijwe aba yigiye mu rugamba rukomeye, Imana irakomeza. Reka tumusabe asubiremo amagambo uva mu Mwami Yesu. Mwami Yesu, Mwami Yesu, ndaturi imbere yawe ko ndi umunyabyaha, umutima wanjye ndawuhaye none, wake ubere umuyobozi iminsi yo kubaho kwanjye kose, intege nke zose n'uburiganya bwose nagendeyemo bwa Satani ndabwanze muri uyu mugoroba wa none, ndamukeye muri ibyo kugira ngo mbere umuyobozi, mugirire neza kandi ukomeze kunyura. Kandi twese tumutunge ibiganza. Mwami Imana yacu, ukoze imirimo ikomeye muri uyu mugoroba. Mwene data uteye intambwe mu ijoro ry'umukurikira no kukwakira no kukwizera, tumusaba imbaraga z'ivuba, tumusaba gukomera kuduha, tumusaba imbaraga z'umukozi kugira ngo zimuyobore natwe, mwambike imbaraga z'umuyobora. Mana imbaraga umukomereze mu mwuka wawe kugira ngo bandike atarekere batumye bishobora kumusubiza mu mwuka tumukomera bashyikiriza Amen.
Thank you.